Nongeye kubasuhuza nshuti zanjye, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Niba ukigera hano bwa mbere, njye ndi Primitive niyo muragije, ndi umumama w'abana batatu. Iyi channel rero nayishyiriyeho kugira ngo tujye tuganiriraho, twimariraho agahinda, mbese ni nko ni channel izajya ikugarurira imbaraga mu buzima. Hari igihe pe umuntu aryama akumva no kubyuka biranze, akavuga se ejo narakoze biranga, ubu se ndajya hehe noneho uyu munsi, ukumva ntushaka, nta morale ufite. Mbese iyi channel nta kindi maze, tuzajya dusubizanyamo imbaraga mu buzima, twongere twumve ko ibintu bigishoboka kuva tugihumeka, twongere tubyuke, duhaguruke, dukore, duhaguruke, duhatane. Rero mbere yuko ntangira, reka mbanze nshimire cyane mbikuye ku mutima abantu rwose mwakoze subscribe, narababonye benshi cyane muri iyi minsi. Ubu nari ntegereje umunsi kugira ngo mbashyireho noneho akavideo dutangire tujye tuganira neza turi kumwe. Umva mwarabikoze, mwanyeretse urukundo, umva nanjye ndabakunda muri ku mutima. Icyo mbasabira n'umugisha ku Mana. Nkuko rero nari maze kubivuga, ubuzima rwose tubayemo murabizi, uhura n'ibicantege byinshi. Hari igihe ukora bigakunda, ukumva urishimiye uyu munsi, ejo wageraho ukabona biranze, ukavuga ati sindangiriyeho. Waba udafite umuntu uganiriza, waba udafite umuntu uvugisha, ukaba wajya mu nzu ukifungirana, ukigunga wenyine hariya, ukumva udashaka kongera no gusubira mu bandi cyangwa se no kugira ikindi kintu ukora, kubera ikintu kimwe cyonyine bakoze bikanga, cyangwa se ugahura n'abaguca intege benshi, bakakubwira ati yewe byanze ntibiri bukunde, nushaka urekera aho ngaho rwose, ibi bintu ntibizakunda. Ngira ngo mbabwire ngo ibyo byose mujye muza hano tuganire, bizajya bihashirira. Noneho uzajya wongeye kugarura imbaraga, wongere ugarure nyine ubumuntu n'ubuzima, kuko n'ubuzima tubayemo birakunda uyu munsi ejo bikanga, ariko ntabwo bari iherezo ry'isi. Kuva ugihumeka byose biba bishoboka. Rero ndagira ngo nze kuza kubaganiriza agatabo. Hari agatabo keza kamfashije, nanjye kampinduriye nyine ubuzima. Ngira ngo ibintu byose kugira ngo umuntu abigereho, kugira ngo ugere ku kintu kizima, kugira ngo uva aho uri ugera ahandi, bigusaba guhindura imitekerereze yawe. Kuko hari igihe uri mu ruziga nyine, ari rwa ruziga rukuca intege, rwa ruziga yenda rukora ibintu bidahuje n'intego yawe, bidahuje na gahunda zawe, bidahuje na viziyo yawe. Iyo ugumyemo rero uraguma nyine ukazengurukwa n'abo bantu. Wumva rero kugira ngo usohoke muri ibyo bintu, muri izo ntekerezo, ni ngombwa nyine kugira ibindi bintu biguhindura intekerezo zawe. Kugira ngo rero aka gatabo tugiye kuzasangira ni agatabo kitwa The Magic. Ni agatabo keza cyane. Ngira ngo wenda mvuze The Magic mu kinyarwanda, wenda ugenekeranije ni maji nyine, ni maji. Wenda tuvuge uburyo bw'ibintu by'ibitangaza, ukuntu ubwo nimvuga na maji biragumara igifaransa cyangwa izindi ndimi z'amahanga, ariko urumva nk'ibintu byose bibaye by'ubufindo, reka mubyite ubufindo yenda, ariko ni muri urwo rwego. Kumva ibintu nyine birabaye, ntiwari ubyiteze, uravuze birya se niba nanjye byambaho, niba nanjye byangirirwa. Yes, byakugirirwa nawe, byakubaho, kuko nawe wararemwa nk'abandi bose, uri umunyamahirwe nk'abandi bose. Aka gatabo rero icyo kadufasha ni iki? Ni ukumva nyine tugomba kwizera. Ni ikintu cyo kwizera nyine. Ngira ngo n'abantu hose, naho ugiye hose gusenga, niba pastor yagiye no kurambikaho ibiganza, cyangwa se padiri hari umugisha agiye kuguhereza, arakubwira ati wizere Imana, byose bizakunda. Urumva rero akantu ko kwizera byonyine, ko kwizera gahindura ibintu byinshi cyane. Mvuga ngo ngusaba nawe aho uri hose rwose, gira icyizere muri wowe, wumve ko ibintu byose bishoboka, wiyizere, wizere Imana, wizere ko ibintu byose burya bishoboka kuva ugihumeka umwuka w'abazima. Aka gatabo nyine katubwira, kagereranya uko kwizera cyangwa se iyo maji cyangwa ubwo bufindo ku mwana mutoya. Burya umwana n'umuntu akivuka aba yumva ibintu byose bishoboka, nta kidashoboka. Mwaburara mutaburara we, cyangwa se umubyeyi yahangayika, umwana bazi ko mu gitondo ari burye. Mwibuke kwa kundi nyine umuntu yakukagira iryinyo, umwana yakuka iryinyo arayitakaje, ariko bakamubwira ati rihereze ikanyamanza, cyangwa se bitewe n'ahantu umwana aturuka, ati rishyire hariya mu gitondo uraza kubona iryinyo ryiza rizima riruta iryo. Umwana ibyo bintu akabyizera, kandi akinyo kaza kakishima, akabyina, ko akavuga ati iryinyo ryanjye ryangarukiye. Urumva rero iyo maji y'umwana aba yiyumvamo, cyangwa se ubwo bufindo umwana aba yiyumvamo ko ibintu byose bishoboka. Burya bibaho birakora uko wiyumvamo ikintu, uko ikintu kiyaturiyeho, byanze bikunze cya kintu kiraza kandi kikakubaho.
ariko nyine iyo tumaze gukura dutangira kuzana nyine bya bitekerezo bindi biduca intege, ugasanga za maji zacu z'ubwana tuzitaye ku ruhande, kwa kwizera nyine ko hari ikintu gishobora kuza kikadukorera ibintu tutishoboreye twebwe tudashoboye kwikorera, tukumva tubivanye mu nzira, tukumva tugiye kwirwanirira, ariko nyamara bikarangira rimwe na rimwe bidupfanye. Dukore ariko dukomeze twizere ko byose bishoboka. Numva ko byose bishoboka rero bizashoboka koko. Aka gatabo rero ni ukuri ni keza, muze tuza tugafatanye, ugakorwa mu minsi 28, ubona nk'uko bavuga mufasha amasengesho yenda y'iminsi 3 cyangwa se ukwezi ndimo nsaba ikintu cyangwa hari ikintu ndi gusengera. N'aka gatabo nuko gashingiye kuri uko kwemera, ukagafata iminsi 28, buri munsi ufite ijambo ryawo, buri munsi ufite icyo guhindurira, ukumva nyine ko karagushishikariza cyane cyane gushimira. Nanone buryo dushimira, ngo gushimira bifungura imiryango myinshi cyane, kwishimira ibyo wagezeho cyangwa ibyo ufite. Hari umuntu nukuri ubura aho ngaho akumva nta kintu afite cyo gushima, akavuga se njyewe ndashima iki? Nyamara twese umuntu wese ugihumeka yakabaye avuga ati shimwa 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 Mana kuba nkihumeka byibuze, kuko iyo ugihumeka byose birashoboka. Umwuka niwo wa mbere ushobora gutuma ibintu byose bishoboka kuri wowe, kuko wapfuye nyine ntacyo yumva, nyine ntacyo avuga. Ariko kuva ukiriho byibuze icyo byuka ushima Imana, uvuga ati Imana ndagushimira kuba nkiriho. Numara kwizana umuco wo gushima Imana, ni ukuri kumva wishimira byonyine kuriho, nubwo kumva wasora n'ijambo gushimirwa, bizagufungura imiryango myinshi, bizakugeza ku bintu byinshi, bizakuzana ubwo bifundo twahoze tuvuga, cyangwa se ibyo bitangaza bizajya biza rwose byisukiranya mu buryo utazi. Akantu kose noneho uzajya ubona ujya ushimira Imana. Niba ubonye n'ibyo ushimira Imana, ushimirwe kubwira ifunguro mpaye, ushimirwe Imana kubwira izuba nyine rirashe nkaba ndyumva ndi kuryumva ku ruhu rwanjye, ushimirwe kuba nyine mbyutse bigakunda, kuba ndi kugenda mu nzira bigakunda. Ibyo bintu byose rwose iyo ufite umuco wo gushima ikintu icyo ari cyo cyose pe, birakunda kandi bikuzanira umugisha ndetse n'amahoro muri wowe. Nawe uzarebe iyo uhaye nk'umuntu ikintu pe, hari ukuntu ushobora kuza ugahereza umuntu ikintu wumva nta nicyo kikumariye, ariko yaba atakubwiye ngo urakoze ukumva nyine birakubabaje. Wenda nawe ntacyo bari kukimaza, ariko ukumva ukimuhereje ntakubwire ngo urakoze, ukumva birakubabaje pe. Kavuga si umuntu aramuhereza nta no kuvuga ngo murakoze, cyangwa se nta no kuvuga ngo urakoze. Ishyire muri uwo mwanya rero, nawe niba wumva ko hari aho ibintu bituruka, noneho uhawe umwuka wo guhumeka ntushimiye. Urumva rero ntabwo bifungura amayira, ariko iyo umuntu agushimiye wumva nagasigaye mu nzu wagenda ukagafata ukamuhereza. Reka rero duhindure intekerezo zacu, tugendere kwa gatabo ka The Magic, akanyine kubyita ubufindi wacu mu Kinyarwanda, ariko nyine The Magic, ariko nyine turebe ko natwe zo maji zaza muri twe, ibintu byose tubone ko bigenda byikora, ariko nyine hamwe no kwemera, hamwe no gushima, kandi hamwe no gukora. Ntabwo ari kwicara gutya gusa ngo irizana, kora ahubwo Imana ihereze umugisha ya mirimo y'amaboko yawe. Ngaho rero iyi video muyisharinga abantu bose mwumva b'inshuti zanyu, baze badacikanwa n'iyi maji tugiye gutangira. Video ya mbere y'umunsi wa mbere, ubwo nzayishyiraho ku wa mbere, rwose ku wa mbere mujye muza murebeho, ntukarya mutarebye kuri iyi video kugira ngo urebe akantu nashizeho uwo munsi. Tuzayikurikirana kandi ndabizi ko abenshi tuzagikorangiza iminsi 28. Hari ikintu muri kumbwira muvuga ati muri twe byahindutse, burya twabonye gushimira ari byiza, twabonye gushimira ari ingenzi, twabonye nyine kwemera kwizera ari ingenzi. Rero ndabakunda cyane, reka nsoreze aha ngaha, kwari kugira ngo mbabwire ibintu tugiye kubana gusangira muri iyi minsi 28. Mukore subscribe, mukomeze mukande n'ukazogera kugira ngo izi video zitajye zibacika. Murakoze cyane, Imana ikomeze bampera umugisha.